ariko shaho hari inshuti z'indyarya tuba tugira, ugasanga ufite nk'inshuti imaze nk'umwaka wose itaguhamagara itakuvugisha, ariko wajya kumuhamagara agahita avuga ngo mani nguzi ko mpamagaye nanjye nari ngiye kuguhamagara. Sha mwagiye mugabanya uburyarya koko. Nyamara nuko tubyirengagiza, ariko depression mu rukundo ni nyinshi, zabaye nyinshi cyane. Ibaze ko hari n'abantu bagezeho bagahimba imvugo, ukumva umuntu aravuze ngo hoya ngo umwijima wawe ngo urakomeye cyane ngo kurusha umutima, ngo ikiza rero ngo nuko wajya winywera inzoga ngo kurusha uko ngo wajya mu rukundo. Depression ni nyinshi, ahubwo abantu nitutabakurikirana abantu bazajya bapfa, usange depression y'urukundo yaramwishe. Abakobwa nabo baracanganye cyane, ugasanga umukobwa yanze umusore wari ugiye kumugira umugore, asanze umusore sha umugize ugiye kumugira umufiyemere, akamutera inda agahita amujugunya, yarangiza akagirirwa ari kuvuga ngo yabuze abasore, ngo abasore barananiranye. Sha namwe rero mbona ntazi rwose. Ubu burwayi mwarwaye bwo gushaka ko ngo abantu ngo bicuza ngo kubera ko ngo babataye ngo babahombye, ngo uzicuza ngo kuba warampombye. Ntabwo ibintu byose ari wowe byerekeyeho, ntabwo ari wowe shusho ngari hano ku isi. Umuntu ashobora kuguta ntanabyicuze kandi agakomeza kubaho neza, ariko ugasanga wabyiyubatseho mu mutwe ngo uzicuza ku kuba warampombye, ngo ntacyo uzageraho ngo utamfite. Ibyo bintu reka umuntu ashobora kugenda akaguta akagusiga, ndetse kandi ntazicuze ko yagusize, ugakomeza ukaba wowe nawe akaba we. Ibyo bintu by'uburwayi mwishyizemo ibyo ni ibiki ubundi? Ibyo bintu birasobanutse. Mu myaka 30 yatambutse, ababyeyi babaga bizeye ko abakobwa babo byibura ngo babona abagabo beza. None muri iyi minsi ababyeyi biringiye ko wenda abasore babo bazabona abagore beza. Byarakomeye, byarahindutse. Abagore ikinyoma cya mbere nabonye babeshywe hano ku isi kurusha ibindi, nuko ngo umugore gukora amasaha 8 yavuye iwe akajya gukora muri kampani y'undi muntu cyangwa se gukorera undi muntu, umwana we cyangwa se abana be akabasigira umukozi wo mu rugo, ngo ibyo ngibyo ni ubwigenge. Ngo ariko noneho kuguma mu rugo, wenda umugabo akajya gukora, noneho umugore akaguma mu rugo akita ku bana, mbese agakora imirimo yo mu rugo, ngo byo noneho ngo ni ubucakara. Icyo ni ikinyoma. Sha nawe mbwira, bisesengura umbwire icyo ntabwo ari cya mbere, ahubwo kirenze ibindi. Singewe uzarota mbaye umukurambere, kuko hari abantu nshaka kudiringa nabo mu buryo bw'umwuka, sha nkajya mbatera mu buryo bw'umwuka. Singewe uzarota mbaye umukurambere kabisa. Imitima y'abasore iratandukanye cyane buriya. Iyo umusore amenye ko undi musore mugenzi we ari gutereta umukobwa nawe atereta, mbese bombi bagasanga bari gutereta umukobwa umwe, aho kugira ngo uwo musore agende ajye kurwana n'uwo musore amubwire ibiki n'ibiki, bo bahita bihuza ahubwo bakarwanya wa mukobwa bombi bateretaga. Bahita bihuza. Niyo uwo musore yaba atagishaka nyine gutereta wa mukobwa yabivuyemo, abasore bo bahita bihuza, wa mukobwa bakamurwanya, mbese nkaho wagira ngo uwo mukobwa basigaye bamwanga, kandi bombi gusa ari ukumenya ko bombi bamuteretaga. Abasore turabasabye rwose, nimujya muba mukundana n'abantu mugatandukana, mutagikundana mujye mumenyesha abandi. Umurongo bari mugari cyane ukeneye wa muntu mwatandukanye. Umurongo ubu ari muremure, mujye mutumenyesha natwe tubimenye ko mwatandukanye. Ibyo bintu biragoye. Ubundi se twese twikize hamwe tukemeranya ko ejo ariko wa mbere, ninde wadukubita? Ntabwo nzi uburyo umuntu ahimba urukundo akajya nyina fekinga umuntu akamubwira ko amukunda. Ibaze ko ngiye ntashobora no guhimba akamwenyu ntakwiyumvamo, ngo nkumwenyurire basi ntakwiyumvisemo ngo mbe nkwishimiye. Ariko undi we akajya abeshya umuntu ko akabihimba kuva mu gitondo iminsi ikicyuma ngo aramukunda, sha akanarizaho akagura impano, akamusohokana, bagatemberana, arimo kumubeshya ari urukundo rwa fake. Sha mugira imitima ikomeye mw'abantu mwe. Muri iyi minsi umwana w'imyaka 13 arimo gushakisha urukundo. Hari n'ababa bashenjaguye umutima mu rukundo. Mu gihe ngewe ku myaka yanjye 13 nibazaga impamvu aho ndi kwerekera ukwezi kuri kugenda kunkurikira. Mwabana mwe, niba umusore akwitwayeho neza bitunguranye wa mukobwa we,
byihuse cyane, ntabwo bivuze ko uwo musore ashaka kugukoresha. Hari abasore barezwe n'ababyeyi beza. Igihe cyonyine ushobora kwizera umukobwa ni igihe nyine ni igihe wenda ni igihe iyo umusore ahuye n'ikibazo, cyaba ikibazo cy'umuryango cyangwa se ikibazo cy'ubuzima bwe busanzwe, igisubizo cya mbere akora ni ugutandukana cyangwa se gusiga sheri we akamukatira. Ibyo mvuze ndabivuze, ibanga ndarimenye. Nuba ukundana n'umukobwa yarangiza akakubwira ati sheri nkeneye akaruhuko, bino bintu tube tubiretse. Ikintu cya nyacyo aba akubwiye abashatse kukubwira ngo nahuye n'umusore, uwo musore ntabwo nzi wenda mu rukundo twagiyemo niba azanyiyegurira cyangwa se azanyitaho neza cyane, ariko natanyitaho nzagaruka. Nicyo abashatse kuvuga. Wa musore w'umukobwa nakubwira iryo jambo ntibizagushuke ngo bigutware. Umusore ugiye gukora ubukwe, ijoro rya nyuma mbere y'uko ubukwe buba akavuga ngo akeneye ngo ijoro rya nyuma ry'ubwigenge, kwa kundi mugenda akajya gukora ngo ibintu yewe, uwo musore abatekereza ko ahantu agiye kujya muri urwo rugo ari gereza. Umugore we akaba ari umucungagereza w'iyo gereza agiye kujyamo. Gute ushaka ijoro rya nyuma ry'ubwigenge nk'aho ahantu ugiye ko nta bwigenge uzaba ufite? Uwo nimumubona muzamenye ko ahangayitse, ko ahantu agiye afite ibibazo bikomeye cyane ndetse akaba nabizi. Wa mukobwa we, ubwo wari uri muri kaminuza wateretanaga n'abagabo bubatse, none ubu ngubu urubatse, umugabo wawe ari guteretana n'udukobwa two muri kaminuza. Itegeko rya Newton riravuga ngo ikintu ukoze nicyo usarura. Mbese igikorwa ukoze nicyo nanone kikugarukira. Uhangayikishijwe n'iki? Inshuti zitagufasha igihe uri mu byago ziba zikiri inshuti zawe, ntabwo bivuze ko ari inshuti za fake. Nabo bafite ibyo bari gucamo. Ngiye kubabaza abantu benshi, ariko bino bintu ni uku nguko bimeze. Impamvu ababyeyi bawe, ba sogokuru bawe na basogokuruza bawe bamaraga igihe kinini nyine bakabana kugeza bashaje, nuko muri icyo gihe cy'iyo myaka abantu b'igitsina gore bari limite cyangwa se hari nyine kubijyanye no kugira ubukungu n'amafaranga batabifiteho ububasha. Muri iyi minsi rero iyo umugore cyangwa se umukobwa nyine afite amafaranga, ikintu cyonyine umusore cyangwa umugabo agomba kumukorera ni uburyo bwo kumufata neza gusa no kumwubaha. Niyo mpamvu kiriya cyorezo cyo kuvuga ngo abasore nyine bishwe n'irungu bari bonyine gihari ubu ngubu, n'abagabo bakaba bari bonyine. Nicyo ngicyo cyonyine gusa. Nk'ubu ndamutse nteye umukobwa inda nkahita mujugunya nkamwihorera nkamwihakana nkigendera, ndibaza ubuse buriya koko naryama nkasinzirara? Nyine twibaze kino kibazo. Ukaba uzi ko hari ahantu hari umwana wawe, ukaba uzi ko hari ahantu umwana wawe ari utamuzi utamuzi nyine ari aho, umwana wawe ari aho nyine, ukaryama ugasinzira. Mba mbona nyamara dufite imitima itandukanye cyane, ariko hari abantu bafite imitima ya danje ikomeye cyane. Njetu mba mbona nyine ahubwo nabura amahoro nkabura amahoro. Ariko hari abantu nyine babikora agatera inda yarangiza ahubwo kuba wowe yateye inda yagiye kure cyane akumva ari byo bya danje, ari byo bimuhaye amahoro. Turatandukanye uko byagenda kose. Kujya ku kazi birasebetse. Nicyo kintu cyonyine gituma abantu bandeba bakabona ko nataye umutwe nshaka amafaranga hasi hejuru, mbese abantu bose bakabibona ko nshaka amafaranga koko. Umusore ashobora kuba inshuti n'umukobwa, ariko ntibyashoboka ngo ntihabe harimo amarangamutima. Ibintu by'amarangamutima ngo ntibibe birimo. Noneho kugira ngo utinye umusore nanone uwo nguwo ashobora kujya mu rukundo n'umuntu byitwa ko ari urukundo. Uwo mukobwa atamufitiye amarangamutima na makeya uzadutinye, turi babi cyane.